uba ukwiriye no kureba igipimo cy'amavuta uko bimeze. Rero tugira amavuta ya moteri, tukagira amavuta ya feri, tukagira ya amburiyaje ndetse tukagira na hydraulique ya vola. Ariko aka kanya reka duhere ku ya moteri. Amavuta ya moteri iyo bagiye kuyashyiramo cyangwa se iyo bagiye kumenesha amavuta bafungura kugira ngo hajyemo amavuta mashyashya. Ariko kugira ngo umenye neza yuko imodoka yawe ifite amavuta, tugira igipimo kibitwereka, ariko kaka kantu k'umuhondo kari aha ngaha urakazamura ni nk'urushinge rukwereka aho igipimo kigeze. Iyo ukazamuye ubona aho amavuta ari kugera. Urabona ko nk'aya ngaya y'imodoka yanjye agera aha ngaha, ibi bivuze ko imodoka yawe nta kibazo cy'amavuta ifite, iri normal. Ariko iyo ugiye kugasubizamo wirinda ko aka kantu gasubiramo ya mavuta wazamukanyeho akiriho, ukabanza ukagahanagura. Iyo umaze kugahanagura urongera ugasubizamo ukiringira neza nimba atari ibyari bisanzwemo byari birimo, ukongera ukazamura ukareba. Urongera usubizayo ukongera ukazamura ka kajoji kawe ukareba koko ko amavuta arimo. Ikigaragara nuko imodoka yanjye yo ifite amavuta nta kibazo. Ubwo ni kugira ngo Yes guys, reka twongere tubahe ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV. Abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba mwese tubahaye ikaze. Abantu mu mujyi wa Kigali, Nyarugenge, Gasabo ndetse na Kicukiro mumeze mute yambu. Kuri uyu munsi rero turi kumwe n'umusore hano, ni umusore w'inzobe murebye favore wagira ngo yavukiye mu Bushinwa. Yes guys, umeze ute? Ni amahoro ndashima Imana. Bro banza zikoremo. Komera cyane. Umeze neza? Ndamahoro. So twishimiye kuza kuganira nawe, watubwiye ko uri umwarimu ushaka kugira ngo ugaragaze ibikorwa byawe abanyarwanda baze kwiga. Hanyuma bihagaze gute muri iki gihe? Ibintu ni amahoro, arakoze cyane kuza kuvugana natwe. Amazina yanjye nitwa Rukundo Evariste. Ibi by'indero ibi mwansanzemo cyangwa se mwansanze ni Igikondo. Ubusanzwe ndi umwarimu wigisha imodoka gutwara. Yego. Yes, Rukundo Evariste, umwarimu w'Igikondo wigisha gutwara imodoka. Hanyuma mugira kategori zingahe se mwigisha ibinyabiziga bimeze gute? Ni imodoka ntoya gusa? Ntago twigisha imodoka ntoya gusa, kuko tuba turi ikipe nini cyane yigisha imodoka. Yego. Haba hari amakategori agiye atandukanye, kuva kuri A kugeza kuyiheruka. Kategori zose ushaka wazibona kuri site dukoreraho. Aha. Uyu munsi rero naje kugira ngo tuganire, utubwire nk'umwarimu wigisha, uraza kutubwira ishuri ukoreramo, utubwire aho ukorera, nimero za telefone, ibintu byose, ariko utubwire n'umwihariko wawe nk'umwarimu wigisha imodoka. Tuzi ko mu Rwanda ndetse na hano i Kigali hari amashuri menshi yigisha gutwara ibinyabiziga n'abarimu bagiye batandukanye. Ese wowe ku giti cyawe ni uwuhe mwihariko ufite ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo aha nigiraga cyangwa se nari narahisemo nabi nshatse najya kwigira kwa mwarimu Rukundo? Ni uwuhe mwihariko ufite nk'umwarimu wigisha ikinyabiziga ku buryo n'umuntu mushyashya wifuza kwiga yavuga ngo mpisemo kujya kwigana na Rukundo? Barakoze. Abarimu benshi burya kenshi tugira imyihariko igiye itandukanye, buri muntu wese agira agashake. Ariko ubusanzwe giye mu kwigisha kwanjye, ikintu cya mbere na mbere cy'umwihariko kuri jewe nuko nkurikirana umunyeshuri wanjye kugeza dutangiranye ishuri kugeza rishoje. Rero umunyeshuri ashobora kuza ari mushyashya, atangiye kwiga, ari umuntu ahari uje atazi no kwatsa imodoka. Yego. Ariko muri bwa buryo aje ansanga kubera ko ari cyo abaje kumenya, muba hafi kugira ngo ibyo bintu bimenye. Urugero, nimba umunyeshuri aje atangiye ari ubwa mbere, ntaho yigeze atwara imodoka uretse kubona zigenda mu muhanda cyangwa se ayigendamo, umunyeshuri aba akeneye ibintu byinshi. Rero bigira ama etape, bigira inzira zigiye zitandukanye arizo ngiye kugusobanurira. Yego. Habamo mbere na mbere, iyo ugiye kwigisha umunyeshuri ntago wamubwira ngo nahagurutse imodoka itaraka. Yego. Mbere na mbere tubanza kwigisha umunyeshuri uburyo yatsa imodoka, aho ahera yatsa, aho ageze akarekura urufunguzo, kubera ko niyo wakije imodoka ararugarukira, ntabwo ukomeza gufata urufunguzo. Rero iyo tumaze kwigisha umunyeshuri kwatsa imodoka, ku munsi wa mbere tumwigisha uburyo imodoka ishobora guhaguruka ikajya mu muhanda. Yego. Ariko muri uko kujya mu muhanda byanga byakunda, ntabwo ijya mu muhanda gusa ngo yiyobore,
tumwigisha isomo ryo kuyobora mu muhanda, uko imodoka igenda mu muhanda, Yego. uko agenda kwepana n'izindi, abisikana, kunyuranaho bibaye ngombwa mu gihe asanze ko biri ngombwa kunyuranaho. Ibyo byose tukabimwigisha ku munsi wa mbere, agataha icyo kintu agitahanye. Aha, hari umuntu rero akenshi nk'abanyeshuri nkanjye ngira ubwoba. Yego. Hari abantu usanga tugira ubwoba ku buryo iyo yicaye mu kinyabiziga agira ubwoba. Ese mukora iki kugira ngo, kuko ndibaza burya umuntu ufite ubwoba no kumubwira ngo mu gihe mu muhanda ugiye kwiga kuyobora biragorana. Uwo muntu utangira afite ubwoba, mukora iki kugira ngo bwa bwoba bushire abashe gutinyuka ikinyabiziga? Urakoze. Ntabwo ubwoba ari ikintu gishira ako kanya, ariko ni ikintu gishira kubera ko aba ari kumwe n'uwo yaje yizeye ko aje kumwigisha. Ubwoba abantu bose barabugira mu kwiga imodoka. Gutangira abantu bose bafite ubwoba ni hamwe. Kenshi nujya kwiga imodoka cyangwa se niba warigeze ugerageza kuyigaho, uzumva kenshi umwarimu abwira umunyeshuri ngo nagabanye ingufu afite mu bintu bijyanye no gutwara imodoka. Ako kantu zirya ngufu rero bafitemo ahanini biterwa n'ubwo baba bafite mu muhanda. Akumva nimba hari imodoka abonye imbere cyangwa se ikindi kintu akabona agiye kukigonga, agafata imodoka n'ingufu cyane kugira ngo aharaze kwiterura itaza kugonga cya kintu. Umugani udafashe yiyavura cyane cyagucika. Oya, ntago ahanini ari icyo ngicyo. Icyo tumaraho umuntu ubwoba ni ukumutinyura, kumwereka yuko imodoka kuyitwara. Use nk'usubira inyuma muri ka kanya wari uhagazemo, bidasaba guterura imodoka cyangwa se kuyifata mu buryo bw'ingufu, ahubwo bisaba mu bitekerezo gutekereza neza ku kintu uri gukora. No kuyitwara umwereka, ukabwira ati wenda urugero turi muri kugenda mu muhanda, ukamwigisha ukamubwira ati rekura vora n'urugero, vora akayirekura akagenda, ariko mu by'ukuri akibaza kubera iki imodoka iri kugenda adafashe vora. Kenshi abanyeshuri benshi bakunda kubitubaza, ariko hanini burya imodoka ntabwo iba ikeneye kugira ngo yitwarane ingufu, ahubwo ikeneye kuyereka ahantu iyobora hazima, kuko wowe ufite ubwenge bwo kuyobora imodoka, ariko imodoka ifite kugenda mu muhanda ikagufasha kugenda. Hari akantu nigeze kukubaza, nubwo wenda usa nk'uwatandukiriwe ku muhanda, nakubaje ngo we nk'umwarimu Rukundo nuhe mwihariko ufite umuntu ashobora kuvuga video zose yarebye? Kuko hari amavideo menshi, urabizi ko hari amacano menshi y'abantu bigisha imodoka, hari amashuri menshi. Umwihariko ufite wowe nka Rukundo umuntu ashobora kureba akavuga ati byanga bikunda aka kantu c'est vrai, yego, najya kwigira kwa Rukundo. By'umwihariko wanjye rero nuko, ariko kare nigeze kubikomoza akantu gatoya, ariko ntangira nigisha umunyeshuri akayetape kuri etape, ariko akaba ari umuntu dushobora kwigana mu gihe kitarenze iminsi 8. Nkaba nshobora kuba namusiga mu modoka wenyine akitwara, akijyana no mu muhanda. Wenda mu muhanda ntiyajyamo kuko hari ibyangombwa batarabona bimwemerera kujya mu muhanda, ariko ashobora kuba yagenda, ubasha kumubwira ngo genda ugere hariya wongere ukate imodoka ugaruka unsange aho nsize, nko mu kibuga. Yego. Urugero turi kwigisha nk'ibintu bya parikingi, amakona, ibintu nk'ibyo ngibyo, hari umunyeshuri aba yaramaze kumenyera imodoka. Ku minsi 8 gusa umunyeshuri ashobora kwitwara mu kibuga. Umunyeshuri abasha kwitwara mu kibuga kugeza dushoje isomo twagiye kwigira. Byiza cyane. Rero uwo ni wo mwihariko hanini njyewe nihariyemo, kuko ntabwo ari igihe kirekire umwarimu agirira icyizere umunyeshuri ngo amuhe imodoka, ariko burya hanini biba byapfiriye muri circulation mwakoze mu minsi ya mbere. Uko ugendana n'umunyeshuri mu minsi ya mbere bituma umugirira icyizere bitewe n'uko umubona. Tutaza kwizimba mu magambo rero, kuko turaza kugira n'umwanya wa pratique. Hanyuma rero ndagira ngo mbere yo gutangira, urabizi ko burya ikintu cyose kigira ubuzima. Yego. Dufasha abantu bari kutureba muri aka kanya, abantu bifuza kuzaza kwigana na Rukundo. Noneho duhere ku kantu k'ubuzima bw'imodoka. Yego. Ese ku kintu kijyanye n'ubuzima bw'imodoka umunyeshuri abasha kugiraho nosiyo? Abasha kukigiraho kuko yaje kuri uwo munsi wa mbere, nibyo navugaga. Ntago washyira umuntu mu modoka ngo yite ahagurutse imodoka itaka. Yego. Ni naho duhera tumwereka ubuzima bw'imodoka, uburyo ashobora kubona imodoka ko yashyushye, uburyo ashobora kubona ko amavuta yabaye makeya, uburyo ashobora kubona ngo nimba ageze mu muhanda wenda bikaba ngombwa ko imodoka imuzimana, akamenya ngo ni ikihe kibazo gitumye imodoka yanjye igenza gute izima. Ibyo byose rero tubimwereka agitangira kwiga imodoka. Rero
ahubwo ako kantu ndumva ariko k'umwihariko. Yego nabyo biba mu mwihariko w'umuntu kuko byanga byakunda iyo weretse umuntu ikintu hari ikintu kiba kimeze nka mekanike yibanze ku mushoferi ashobora ubwe gukontorora mu gihe atwaye imodoka, ahubwo byananirana kuri we bikaba ngombwa yuko ashaka umukanishi ubizobereyemo cyangwa se wabyigiye. Yego tugiye guhera ku buzima bw'imodoka, tugenda udufungurire kapo twereke cyane ko burya na kenshi n'abantu bamaze kubona perime hari umuntu usanga atazi n'ahantu bongereramo amazi, ugasanga ntazi ahantu bongereramo amavuta ya moteri, ntazi amavuta ya feri. So ndagira ngo rero ufungure kapo hanyuma tugende utwereke akantu ku kandi, ariko nanone nkeka ko hari abantu batazi ahantu kapo izamurirwa. Ubusanzwe iyo umuntu agiye kwinjira mu modoka afunguza urugi rw'imodoka akaboko k'ibumoso. Iyo umuntu agiye gufungura kapo kenshi aba yicaye ku ntebe y'umushoferi. Yego cyangwa se ushobora no kuyifungura uri hanze, ariko hari igihe uyifungura wicayemo aha ngaha. Rero kapo iyo uri kuyifungura wohereza akaboko k'imoso ugafungura aka kantu k'umukara mfasheho kari munsi hano, ni ukugakurura gusa. Iyo ugakuruye uhita wumva kuri vola kare yivanyemo, nako kuri kapo vola yivanyemo. Kenshi abantu bazi yuko imaze gufungura iriya kare maze gukoraho baba bazi ko kapo yafungutse, ariko burya kapo ibibura kandi kantu gatoya kugira ngo ifunguke. Hari kare iba hano imbere umuntu agomba kubanza gufungura, wohereza akaboko k'iburyo. Iyo kare iyo yumvise nakuma kabamo hano munsi, icyo ukora hano wojyana akaboko k'iburyo ukoherezamo hano imbere, ugafungura aka kare kari aha ngaha kugira ngo kapo izamuke. Iyo wamaze gufungura ya ngufuri twafunguye hari imbere, yego hano urafunguye, nibyo urugi rwamaze ko gusa nkaho urekuye ni nk'ingufuri ufunguye ariko nturavanamo kare. Kare rero ni iyi ngiyi. Iyo uyifunguye kakana impamvu kazamura ni ukugira ngo aka gakare kigire yiri pata ryigireyo hano. Kapo ukayizamura. Iyo umaze kuyizamura ntabwo wakomeza gufata n'amaboko gutya afashe, haba hari akantu kari bugufashe kugira ngo kapo igume hejuru. Ubanza usuzume imodoka yawe, inyuma gato tukagaragaza, urabanza ukazana aka kantu kakagufasha mu buryo bwo kugira ngo kapo ikomeze ihagaze, karaza kakajya aha ngaha. Ubu kapo yanjye mba nyirekuye. Rero wagize ati hari umuntu ubutaza aho amazi agiramo, amavuta bayamenera hehe, iyo bagiye kumena amavuta bafungura hehe. Ese ko imodoka igira feri ikora nta mavuta, igira amavuta, ambriyage, byose nibyo ngiye kubereka aha ngaha. Turatangirira kujya icyo bita ubushyuhe bw'imodoka kugira ngo imodoka idashyuha ikageza ubwishya. Aha ngaha ndi gukora ubusanzwe ni radiateur y'imodoka. Iyo ushaka kugira ngo urebe ko amazi arimo, uraza ugafungura uyu mupfundikizo, abenshi bakunda guhita ngo ni umufuniko ariko ni umupfundikizo. Ukaragura umupfundikizo ukawuvanaho, wamara kuwuvanaho ukareba nimba koko imodoka irimo amazi. Ndabona amazi arimo hano, biba bigaragara, hari no gutaruka. Biba bigaragara ko ifite amazi arimo hano, ariko iyo atarimo ntago ubuyabona hejuru, biba bigusaba kongeramo amazi. Aya rero agafasha imodoka kugira ngo idashyuha ikageza ubwo ishobora kuba yashya. Dukomeza rero kagapata bapfa gushyiraho uko babonye. Oya, gafite ukuntu kagenda, gafitemo amakare hano, gafitemo amakare hano y'ukuntu kagenda arebana na hano. Urabona ko hari ukuntu rero ugiye gushyiraho urabanza ukajya kuri aya mapata gutya ukareba aho ajya. Warangiza ni nko gufunga serire y'urugi ugasubiza inyuma ujyana nk'uko wafunga iki urugi hano gutya. Ujyana iburyo, hano ujyana iburyo. Ufungura wazanye ibumoso, gufungura wajyanye ibumoso, gufungura uzana iburyo. Gusa ni iburyo gutya, aho ni ibumoso. Mwara aho ni ibumoso dore ngaha. None se nyara atariho bijya. Ubu tugiye gufunga. Nari ndimo nkwereka gufungura ko tujyana hehe. Gufungura ni ibumoso, gufungura ni ibumoso, hanyuma gufunga tukajyana hehe iburyo. Wamara gufunga rero ni nk'urushinge rw'isaha. Ugomba kwiringira neza yuko kano kantu gafunze, kubera ko kadafunze kagatakara waba uri muri risk. Amazi yagenda ameneka. Kandi ya mazi amenetse kuko iyi modoka imaze gushyuha arabira nkayo wateretse ku ziko. Aka rero iyo umaze kugafunga neza uba wizeye yuko amazi yawe nta kibazo afite. Ubu ukwiriye no kureba igipimo cy'amavuta uko bimeze. Rero tugira amavuta ya moteri, tukagira amavuta ya feri, tukagira ya ambriyage, ndetse tukagira na hydraulique ya vola. Ariko aka kanya reka duhere ku ya moteri. Amavuta ya moteri iyo bagiye kuyashyiramo cyangwa se iyo bagiye kumenesha amavuta bafungura nka kugira ngo hajyemo amavuta mashyashya. Ariko kugira ngo umenye neza yuko
imodoka yawe ifite amavuta tugira igipimo kibitwereka, ariko kaka kantu k'umuhondo kari aha ngaha urakazamura ni nk'urushinge rukwereka aho igipimo kigeze. Iyo ukazamuye ubona aho amavuta ari kugera. Urabona ko nk'aya ngaya y'imodoka yanjye agera aha ngaha, biba bivuze ko imodoka yawe nta kibazo cy'amavuta ifite, iri normal. Ariko iyo ugiye kugasubizamo wirinda ko aka kantu gasubiramo ya mavuta wazamukanyeho akiriho, ukabanza ukagahanagura. Iyo umaze kugahanagura urongera ugasubizamo ukiringira neza nimba atari ibyari bisanzwemo byari birimo, ukongera ukazamura ukareba. Urongera usubizayo ukongera ukazamura ka kadoji kawe ukareba ko koko amavuta arimo. Ikigaragara nuko imodoka yanjye yo ifite amavuta nta kibazo. Ubwo ni ukugira ngo ataba yazamutse yisigaho. Yego. Making sure ko making sure yuko amavuta arimo ubyizere neza. Wamara kubona rero ko harimo, wowe ugahita wanagura ka kantu neza ukagasubizamo ahangaho bumaze kwirengera. Ariko nugera mu muhanda imodoka yawe amavuta ntiyamenetse, imodoka yawe amavuta ntiyashizemo, uba wiringiye yuko imodoka idashobora kugonga moteri. Bivuze ngo ubuzima bwa moteri y'imodoka yawe buba bumeze neza. Rero tukiri kuri iki gice wenda reka mbijyanire rimwe. Aha mfite igikombe kiri aha ngaha. Yego. Iki gikombe nacyo kibamo amavuta, ariko aya ngaya ni amavuta bita hydraulique afasha vora koroha. Yego. Iyo ushaka kureba ko iyo arimo ni ugufungura uyu mupfundikizo uri hano. Yego. Ukareba kuko biba bigaragara amavuta abagaragara. Yego. Wabona ko arimo ukongera ugapfundikira, yaba atarimo ukayashyiramo. Kongeramo. Ikigaragara njyewe rero mba nanayitwaje kugira ngo nasanga yashize mba nyafite, iyo nsanze ntayarimo mitanongeramo. Yego. Aya ni amavuta hydraulique aba no mu gacupa kameze gutya. Aya ngaya ari amavuta meza cyane. Ubwo rero tuzayamamaza baduhaye amafaranga. Yego. Iyo tuvuye aha ngaha ku mavuta hydraulique tugira amavuta ya feri y'imodoka. Feri kugira ngo ifate nuko iba yagize amavuta. Amavuta ya feri agira metre cylindre yayo iba aha ngaha. Aya mavuta kugira ngo umenye ko arimo nuko upfundura umupfundikizo wa metre cylindre ukareba ko amavuta agenje gute arimo. Urabona yuko amavuta ya feri hararuzuye nta kibazo. Imodoka bivuze ngo ntago ushobora kubura feri, amavuta arimo. Iyo umaze kubona ko ufite amavuta ya feri urongera ugapfundikira. Wamara gupfundikira, iyi modoka ni manuel ntago ari automatique. Aha ni automatique yigira metre cylindre imwe, ariko kenshi ama manuel ariko si yose uzasanga afite metre cylindre ya feri akagira na metre cylindre ya embrayage. Nayo metre cylindre ya embrayage ugapfundura ukareba nimba koko ufitemo amavuta kugira ngo embrayage ibe ifata neza kandi vitesse zibashe kujyamo. Ikigaragara cyo metre cylindre ya feri ni embrayage ntibinangana. Ntago bingana. Yego. Ntago bingana, biba bigiye bitandukanyije n'ubunini bwazo. Rero ni ukuvuga ngo ni igihe uzumva utwaye imodoka ukumva vitesse zitajyamo neza, jya ucekinga urebe yuko ufitemo amavuta ya embrayage. Yego. Ahasigaye iki ngiki hasigaye ikintu kimwe, ni ikijyanye n'amavuta n'amazi ahanagura ikirahure. Essuie glace. Ntago ari kimwe na yandi naberetse mbere abanza, ahubwo yo agira hayo afungurirwa ukareba nayo nimba arimo, biba bigaragara iyo arimo bagaragara. Ubu nibwo buzima bw'imodoka bw'ibanze umushoferi cyangwa se umuntu utwaye imodoka aba agomba kumenya, akagenda mu muhanda ibi bintu abizi. No kuvuga ngo umunyeshuri wawe uje kwiga ibi byose bagomba kubimenya, kuba abizi. Yego. Yego. Ndumva rero ari ibintu byiza cyane kandi by'umwihariko mufite muri Saido Driving School. Uyu nguyu ni mwarimu w'urukundo. Mwakanda subscribe, mugakanda like, mugasigaho comment kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Mukanya araza kubaha nimero, ntimujye kure kugira ngo abazashaka kwiga cyangwa se bafite abantu babo bashaka kuza kwiga mujye mumuhamagara muze kwiga. So mukanya rero tugiye gukomereza hehe? Tugiye gukomereza hariya mu modoka, hanyuma noneho tujye mu indani. Tujye kureba se indani ubundi habera iki. So funga kapo, hanyuma duhite dukomereza hari imbere naho tujye kubereka uko bigenda, hanyuma tuze no guhagurutsa imodoka. Urongera ugakuraho ako kantu. Kuri aka kantu rero kaba kameze nk'akantu gashyigikira urugi kugira ngo rutakubangamira cyangwa se rukaba rwakwica. Ukongera ukagasubiza mu mwanya wako, ntabwo kagenda gutyo gusa, gafite ahantu gafata ukagafunga neza. Ukamanura kapo witonze, ntabwo bisaba gukubitaho
ukamanura ukageza hasi gutya, ubu ntago imodoka ifunze. Yego. Urabona ko ndamutse nzamuye n'ubundi imodoka yakongera ikagenda, iby'inabi. ahubwo bisaba yuko nsindagiraho n'ikiganza kugira ngo kapo noneho igenze gute ifate. Ubu ngubu ndafunze. Reka dukomereze rero mo indani ntimujye kure, mu kanya noneho turaza guhagurutsa imodoka tuyitware. Yes, uyu nguyu ni mwarimu Rukundo rero, ngira ngo tutarajya kure wababwira nimero zawe za telefone, ariko ntabwo uranyishyura ma tube turetse.